ramasi, ntawakugannye n'umwe ngo asubire adashize inyota. Twajyaga tujya ku mariba y'iyi si, bukeye tunywera ku iriba ry'ukuri. Wabwiye wa mugore ngo yaba wari uzi gusabye amazi, ngo nawe uba umusabye ngo akaguha ku mazi y'ubugingo, amazi amara inyota. Warakoze kudusogongeza mwami waba, urangije utubwira ibintu by'igitangaza. Uratubwira ngo abakwizera bose ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda za. Ntiwadusogongeje gusa, waduhaye ku migezi itemba. Tunyweraho turanyurwa, tunyweraho turahozwa, tunyweraho tugubwa neza, dutunga umunezero utagishira. Warakoze mwami waba, warakoze kudutuza mu ijuru tukiri nahanga. Waradukoze kuduha gusogongera ku byo tubikiwe. Biteye imitima yacu amatsiko, bitera imitima yacu kugutegereza no kugukumbura, no gukumbura wa munsi. Reka kubaho kwawe kube kwinshi muri iyi nzu. Mitima iruhukire muri wowe, mitima iguhishurirwe, mitima ikumve. Tekerezo byacu bitwikururwe, twakira ibyo uvuga, duhure nabyo, ubwenge bwacu buhoberane nabyo. Wabwiye Marita ngo Mariya kurushe guhitamo umugabane mwiza atazakwa. Tuguhaye ibitekerezo byacu, tuguhaye ubwenge bwacu, kugira ngo twigishwe nawe, twigire ku birenge byawe, twakura umugabane tutazakwa. Cyubahiro nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya, haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuza kuramya Imana, mwakoze gucika Saint Valentin we, mukayicika mukaza kuramya Imana. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Ujye ukunda byiteka, pana by'umunsi wa rimwe na rimwe. Kandi wari utangiye gutera agatambwe, ntukagamburure ngo uvuge ngo urumva ngo kope wanjye ngo na girlfriend ngo nukuri ngo ntiyakwizera ko mukunda ngo ko mutagize muti. Arashaka ariko kubyizera. Mwakoze rero kwicika. Mwami Yesu abaho umugisha, tugafatanya kuramya Imana. Haleluya. Imana nishimwe. Twakiriye Honera. Reka dukoma amashyi kubwa Honera. Wenda ntimumuzi, bamwe muramuzi, ni madamu wa Pastor Nsenga. Ngaho mwongera amashyi. Imana ishimwe, Imana imuhe umugisha. Turabakunda cyane, muri umugisha kuri twe, muri umugisha ku itorero no kuba bamenye bose. Amen. Imana yabashyizemo ubutunzi, yanyarutse mu minsi mikeya aje nahangana, none natwe yatubonemo umwanya. Umwami Yesu amuhana umugisha hamwe natwe, kandi tumuhe intashyo azadushyirire Pastor Senga. Imana imuhe umugisha, mugirirwe neza, mugubwe neza. Haleluya. Ejo bundi narimo kumubwira ngo twari tubabaye cyane kuko batakiri mu Rwanda, ariko arimo aratwigisha. Njyewe ndiga kuri channel ye yitwa Pastor Senga, nawe uzige. Hari inyigisho nziza zikurikiranye wumva zigukanguye, kandi atubwira Yesu neza. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza, mugirire umugisha muri kiriya gihugu. Twikunze twababwira ngo mubanguke, ariko n'ahandi hose Umwami Imana azashima ko mumukorera, mugubwe neza. Haleluya. Amasaha rero ahora yagiye, ariko nkuko Sandra yabivuze, ni ukuvuga ku wa gatatu utaha tubyibuke, tubizirikane. Ku wa gatatu utaha tuzasengera kuri Sport View. Muhumure ntituzahora twimuka, tuza hano. Iyo contract yari amaze gukorwa, ibikorwa bizajyamo ejo bundi, ariko kuko twumvaga tuhagwiriwe neza, turavuga ngo tuzemera twimuke. Iyo minsi ni ibyumweru, ngira ngo biriya byose, iriya minsi yose, ni ukuvuga ngo n'amasengesho asoza ku kwezi kwa kabiri, yandi tugira ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu tuzayakorera hariya. Rero ubwo ku wa gatatu please tubwirane, tuzahurira kuri Sport View, niho amateraniro azaba. Mbonereho gusaba, waba ukora decoration cyangwa ubifitemo ubumenyi, udufashe. Twabonye neza, twagubwa neza. Reka ne kwica publicité ya hoteli y'abandi. Bahabwa umugisha, bagira umugisha. Haleluya. Rero wabidufashamo, ushobora kureba marayika inyuma turangiza amateraniro ukabidufasha. Ikindi ababishoboye tuzaze kare kugira ngo
tuzaterane ibintu byose bimeze neza. Murabizi kwimuka kuravuna. Amasengesho tujye tuyazirikana aba kuwa mbere wa nyuma wa buri kwezi kubw'ubuntu bw'Imana. Imana iracyadushoboza. Ni ukuvuga ngo itariki 25 n'esheshatu na 7 ni ikindi cyumweru cyo hirya ukuyemo icyiza tuyabanemo. Ikindi nabibutsa nuko uwa gatatu ari umunsi wo gusenga no kwiriza ku barinzi ku nkiki. Haleluya. Niba warabyibagiwe wongera ubyibuke kugira ngo dufatanye kurushaho kugirira Imana yacu inyota. Haleluya. Ndumva ari ibyo ushize nari nasezeranye ngo nzavuga ibyo twavuze mu nama, ariko mu by'ukuri icyambere kwari kubashimira, ikindi kwari kubamurikira ibikorwa byose dukorana, ikindi kwari kubereka gahunda yose dufite muri uyu mwaka kugira ngo tugireho igitekerezo. Bimwe mu mpinduka zizaba wenda navugaho nuko mu masengesho y'iminsi 3 rimwe mu gihembwe cyangwa nyuma y'amezi 3 tuzajya dushyiramo iminsi yo guhura, abagabo kwabo, abashakanye, abagore, gutyo. Iyo tuvuga abagore tuba tuvuga abagore bose, waba uri single mama, waba uri umumama wubatse, waba amatsinda mato mato azaza hanyuma, ariko nibyo twifuza kugira ngo Imana igambiriye ku muryango tukiganireho, tukivuganeho. Nuko nguko dutekereza ko tuzajya tubikora, urubyiruko, abashakanye, abagore, gutyo Imana izadushoboza nyuma ya buri mezi 3. Impamvu tubikora gutyo nuko muzi ko iminsi dufite iyi sare niyo ngiyo, nta weekend ntago twayibona, barimo amakwe, no kugira ngo duprofite, twe gucika ngo duprofite nyine ibyo dufite kugeza igihe tuzagerera iwacu. Haleluya. Hanyuma rero banza muri kwizera mu nama, hari abantu bavuze atari ko se ko twegeranya amafaranga tugasura abafungwa bigakunda, twakwegeranya amafaranga tukagura ibikoresho bigakunda, kuki tutatekereza kugura iwacu no kuzubaka? Ubwo rero nabyo bizaba vuba. Amen. Haleluya. Imana nishimwe. Ndumva ari ibyo, reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ngushimire wowe ugira uruhare mu gutumira abandi, Imana iguhe umugisha. Ikindi banifuza kubasaba, niba uri umurinzi ku nkiki, uri umushyitsi wenda wadusura rimwe na rimwe kubera izindi gahunda ufite, ariko niba uri umurinzi ku nkiki, mutima wawe wemejanye n'Umwuka Wera kuri umurinzi ku nkike, ndagusaba kudasibagurika. Mwumvise gusibagurika? Muri make wateranye uyu munsi, wasimbutse gatatu. Iyo twicaye munsi y'ijambo ry'Imana twaherwa ubuntu, twahishurirwa Kristo, turamenya kandi turamenya, tugahabwa umuntu wacu hamwe imbere akagaburirwa, akagenda arushaho rwose kugwiza imbaraga. Ijambo ry'Imana uretse ko rinaduhindura ni n'ibyo kurya. N'ibyo kurya biratangaje ku buryo n'ibyo utumvise ariko wagaburiwe. Nkuko iyo uri ikijumba kibamwe iki, ntituzi niba kibamo calcium, ariko ubwo harababizi niba habamo calcium, niba habamo potassium, niba habamo iki simbizi, ariko iyo wakiriye kiragukorera. Kwicara munsi y'ijambo ry'Imana nuko bimera. Imana idushoboze. Haleluya. Ikindi kibaye cyinshi, dufite gahunda twajyaga tubana muri programu yitwa umunsi wanjye, twasomye Bibiliya, twayisubiyemo, ariko ubu tugiye gukora undi murimo wo gusoma ijambo ry'Imana. Izaba ari audio, dusomye ibice 3 ku munsi, uzajya wumva ijwi, usome, hanyuma nyuma y'icyumweru dutanga umwanya ko umuntu ufite ikintu atumvise muri byo yasomye, mu byo twafatanyije gusoma, yabaza ibibazo tukabisubiza dusoza icyumweru, tugafata ikindi. Haleluya. Ni iki twifuza? No kugira ngo ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye. Kuki dukoze audio? Ntabwo ariko dufite umwanya wo gupfa ubusa, no kugira ngo byibuza utari mwasoma, byibuza atwaye imodoka cyangwa atetse cyangwa agira gute, byibuza yumve, turebe rwose ko twagaruka mu ijambo ry'Imana. Sibyo nshuti z'Imana? Haleluya. Haleluya. Rero turabibakangurira, tuzongera tuyibamenyeshe neza, dukore ako kwamamaza neza hagati y'icyumweru 1 na 2 tuzaba tumaze kubishyira hanze. Dutangire dukomeze, tuzahera ku isezerano rishya, dukomeze uzajye wumva ubikangurire n'abandi. Abari ku magrupe dusanzweho, yaba groupe y'abarinzi ku nkike na ya magrupe yandi tugirayo gusangiza ijambo ry'Imana, tuzabipartaja, dutanga umurongo abantu bazajya batangiraho ibibazo, dusubiza gusa ibibazo byanditse aho ngaho twasomye kubw'ubuntu bw'Imana. Tubatekereza ko bizatugirira umumaro. Umwanzi arwanya ijambo ry'Imana ku kigero gitangaje. Uzarebe wagambiriye ngo uzajya usoma ibice bingahe ku munsi cyangwa rimwe, uburyo utangiye gusoma ugira ibitotsi, wumva ibitekerezo bigiye. Harimo n'abasoma bakarwara umutwe. Bigaragara ko umwanzi adashaka ko tumenya twishirirwa Kristo, tumenya nabo turi bo muri Kristo Yesu. Kandi umuruho wose uri mu bana b'Imana uzanywe no kutamenya abo turi bo mu Mwami, n'ibinyoma byinshi. Haleluya. Nago mbiterwa n'ubwo ndi expert mu ijambo ry'Imana, ndetse mfite n'ubukererwe natinze kuryiga,
Haleluya. Ariko ni ishyaka ryo kugira ngo icyo namenya nkimenyane nawe, dukomeze urugendo. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Turakomeje rero ku magambo y'Imana. Muribuka ko turi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani. Icyifuzo cyacu no kugira ngo tumumenye. Haleluya. Kugira ngo mumenye, nkuko Paulo yavuze mu Filipi 3:10, kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Kubw'ubuntu bw'Imana rero mfite ku mutima wanjye ko tugiye kujya dusoma igitabo ku gitabo. Haleluya. Umurongo ku murongo. Ndabizi ko Umwuka Wera azaduha inyota. Amen. Mugire ngo nanjye bindyoheye cyane kuruta kwivugira nisimbukira n'ibindi, ariko dukwiye kugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe. Haleluya. Ndumva twarashoje ku murongo wa 11, 12, 13 tukabisengeramo. Ahari niba nibuka neza, subi inyuma ho gato nko ku 10, yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara bisi ntibamumenye, yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Nakaga. Ariko tukarangiriza ku nkuru nziza ku murongo wa 12 bivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Iriya 10:11 ikemura ikibazo cyo kwibaza ngo Yesu si Imana n'ibindi. Hari n'abantu bakijijwe ariko batizera neza ko ari abana b'Imana, ariko ukwiye gushyira ibitekerezo byawe hasi ugafata ijambo ry'Imana rivuga. Nta mvune zikomeye nko kumva umuntu atari umwana w'Imana. Kajya wumva ngira ngo buriya wenda ba Hortense bamazemo iminsi nta wamenya, ariko ukumva wowe nturimo. Nyamara Bibiliya ibivuga mu buryo bworoheje cyane, ikavuga ngo icyakora abamwemeye bose, nubwo yaje mube ntibamwemere, hariho undi mwihariko. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Power to become. Haleluya. Twahindutse abana b'Imana. Uko ni ukuri kudashidikanywa. Impamvu ahantu uba ukwiye kwicaza umutima ukanahasubiramo, nuko mu bibazo byinshi Satani aduteza no gushidikanya identite yacu, abo turi bo mu Mwami. Itangiriro ryo kumenya abo turi bo ni ukumenya ngo uri umwana w'Imana, ukagenda umenya n'ibindi. Imana nishimwe. Tekereza ko Satani yatinyutse Yesu akamubwira ngo niburi iki, ngo niburi umwana w'Imana. Mushize numvaga umuvugabutumwa umwe arimo kuvuga ngo tekereza ko yabitinyutse kandi Yesu arimo abatizwa, ijwi ryavugiye hehe? Mu ijuru. Nuvuga ngo Satani nawe yari yabyumvise, ariko arongera atera ibitekerezo nkuko atera ibitekerezo. Rimwe na rimwe iyo duhuye n'ibiduhiga byo mu isi, uhita wibaza ngo ngira ngo sindi we, ngira ngo ntinkunda. Nta hantu bihuriye. Turi abana b'Imana. Abamwizeye twese twahindutse abana b'Imana. Haleluya. Ntaho bihuriye n'ibikurushye. Ndetse ibikurushya ntibikagutere gushidikanya urukundo. Ukavuga uti yaba inkunda. Oya, iragukunda, ahubwo nayo irashaka kunesha. Haleluya. Iri mu ruhande rwawe, ntabwo iri kumwe n'abakurwanya. Ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Iyo umuntu yahindutse umwana w'Imana, bihita bimukiza imvune zo gutabwa n'umuryango. Hari igihe uvuka papa atakwemeye cyangwa ntunamumenye, cyangwa mama akaravuga ati sinzigera mukubwira kuko yarambabaje, n'ibindi nk'ibyo bipapanye. Umwanzi yicyakirikana umuntu akiri mutoya kugira ngo umuntu azakure yarakomeretse. Ariko reka nkubwire, urasumba umugambi papa na mama bapanga, bakavuga ngo bazabyara, cyangwa bakavuga ngo ntibazabyara, cyangwa bakavuga ngo twashakaga umuhungu ngo twabyaye umukobwa. Urabisumba kure. Haleluya. Turabisumba kure. Ababyawe n'Imana. Ariko Mana we uri mwiza. Haleluya. Turakomeje rero kuri 14. Turi muri Yohana ubutumwa bwiza umurongo wa 14, igice cya mbere umurongo wa 14. Ngo jambo wo yabaye umuntu abana natwe. Yohana aratwandikira avuga ngo tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kuzura nyine no kuzura ni ibintu bidacagase. Haleluya. Jambo wo muribuka ko yahoze ari Imana, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe, yahoranye n'Imana. Ibyaremwe byose ni wowe wabiremye, ni nawe byaremewe. Ariko igitangaza kitarakwirwa mu bwenge, ngo jambo wo ahindutse umuntu, yabaye umuntu, araza abana natwe.
yuzuye ubuntu n'ukuri, full, bipakiye ubuntu bumwuzuye. Haleluya. Ngo Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe unduta, kuko yahozeho ntarabaho. Imana ishimwe ko Yohana yari yarabisobanukiwe. Haleluya. Kandi muribuka ko yari umuvandimwe wa bugufi. Yesu ashimwe. Ba nyina bari bafite ibyo bapfana ariko arabihishurirwa. Si ibyo kuva inda imwe, si ibyo guturuka mu mujyi umwe, si ibyo gusengera mu itorero runaka, ahubwo yamenye uyu mwami uwo ari we, ngo uzaza hanyuma niwe unduta, kuko yahozeho ntarabaho. Kandi mu zindi mpaka zabaye hagati y'Abayuda na Yesu, baramubwira ngo urigereranyije, kuko yaravuze ngo Abrahamu atarabaho ndiho. Haleluya. Ndiho, kuko ni ndiho muri pase, muri preza n'ahazaza. Bakamubwira ngo urigereranyije, ngo utaragira n'imyaka 50, ariko Yohana yari yarabihishuriwe. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Ngo kandi bimwuzuye 16 akaba ari byo twahaweho bamwe na bamwe. Bamwe na bamwe. None kuki wikuramo? Ibyuzuye ndi Yesu. Ku murongo 14 tumaze gusanga yari yuzuye ubuntu n'ukuri. Haleluya. Yuzuye ubuntu n'ukuri. Arangije aratinyuka abantu ubuntu nkatwe. Ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Haleluya. Ufite ubuntu burya bwo kubasha iby'uru rugendo, ntabwo byagenewe abantu bamwe. Imana nishimwe cyane. Ufite ubuntu bwo kugenda ukura, urushaho gukura ugana mu kigero cy'igihagararo cya Kristo. Ufite ubuntu kuko aho ubuvoma ho burahuzuye ntibucagase. Haleluya. Ibimwuzuye nibyo twahaweho twese, n'ubuntu, haleluya, bukurikira ubundi. Imana nishimwe. Muri Kristo Yesu, muri make twahawe kumenyeshwa ubwo buntu buhambaye. Mbibutse ko hari hasanzwe hari ubuntu, kuko Imana ntihinduka. Imana ni nyabuntu, yuzuye ubuntu, itinda kurakara, yuzuye imbabazi. Ariko mu gutangwa kwa Kristo, mu guhishurirwa Kristo, kugira ngo Kristo aze, ubuntu noneho bwarabonetse, natwe buratwegerezwa. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ubuntu bwambaye umubiri buraza butura muri twebwe, buraza bwegerana natwe, natwe tubuhabwaho. Imana nishimwe. Ubuntu bwahozeho, umugabo witwa Yona yabuvuzeho. Yona aratangaje. Imana imaze kumutuma, yanze kugenda. Yona igice cya 4 umurongo wa 2, yanze kugenda, nako amaze kubivuga yihuta, Imana nyine ibahaye kubabarirwa, nabo basabye imbabazi. Yona avuga ikintu gitangaje, aravuga ngo nari nsanzwe mbizi. Iki nicyo navugaga nkiri iwacu, niyo mpamvu nari nahunze. Ngewe Yona nari nahungiye Tarushishi, kuko nari nkuzi namenye kuri Imana igira iki? Ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. Ariko wumva ubwo buntu Yona yari yaramenye. Ubwo buntu bwari kumutera ahubwo kujya kubwira abanyabyaha ko Yesu agira neza, ko Imana itabara. Ariko ubwo buntu bwatumye ahubwo avuga ati nimbabwira bari bubabarirwe. Ariko yari ayizi ukuntu. Ndabizi ko wuzuye ubuntu n'imbabazi, ndabizi ko utinda kurakara. Hanyuma ubwo buntu rero, haleluya, bwose datarabuduha muri Kristo Yesu, buratwegera, buhinduka ubuntu bugeretse ku bundi. Haleluya. Bwari buhasanzwe Imana y'ubuntu bwinshi n'imbabazi nyinshi, muri Kristo Yesu buhinduka ubuntu bugeretse ku bundi. Arangije arakwemerera ngo nawe nanjye tuvomeremo. Iyo umuntu agenda asogongera ubuntu, urugendo rushaho kuryoha. Haleluya. Urugendo rushaho koroha, amenya ko atari we, ari Kristo ukorera muri we. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Amen. Ibimwuzuye, ubuntu bukurikira ubundi, abiduhaho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Twaje mu bwami burimo ubuzima. Haleluya. Impamvu twiga ijambo ry'Imana ni ukugira ngo wizere ibyo wamaze gukorerwa. Haleluya. Muribuka kwizera kuzanwa n'iki? Kumva iki? Haleluya. Ni ukugira ngo wizere ibyo wamaze gukorerwa, ubyuze ubitekerezo ku manywa na nijoro kugeza igihe bikuzuriye. Twaje mu bwami bufite ubuzima, ubuzima bubeshaho ibyapfuye. Iyo tuvuga ngo yari yuzuye ubuntu n'ukuri, kandi arangije aduha kuvomeraho ibyari bipfuye muri njyewe bizize ibyaha n'ibicumuro, biragenda byakira ubuzima kubera Yesu. Haleluya. Yesu si inkuru, Yesu ni ubuzima. Haleluya.
Imana nishimwe. Hari amagambo ava muri Ezekiyeli 47 atubwira umugezi waturukaga mu rusengero. Ngo uwo mugezi ngo ahantu hose wageraga hari ikizima cyangwa living creature, ngo aho wageraga ngo wagihaga kubaho. None ushobora kwibaza utise ko cyari ikizima cyabayeho giti. Uko niko natwe twari duhagaze, ariko turi intumbi zihagaze, ariko duhura na Yesu, buzima bw'ukuri. Haleluya, haleluya. Igipfuye cyose iyo Yesu akigezemo kizana ubuzima. Ikidafite ibyiringiro cyose iyo Yesu akigezemo kizana ubuzima. Mana nishimwe. Ngo kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi utembera yose kizabaho. Mana nishimwe cyane. Ngo hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho y'amazi azagera azaba meza. Ikizima cyose kiraho uwo mugezi ugeze kikabaho. Aho Yesu ageze tukabaho. Haleluya. Reka babizi neza ko hari ikintu cyakoretse muri bo tumuha icyubahiro. Haleluya. Hari ubuzima yaduhaye, turiyizi dupfuye duhagaze. Kandi umuntu ashobora gupfa ahagaze yambaye neza, kuko hari igihe tubyitiranya. Ugapfa uhagaze bifatika byaraguhiriye. Iminsi nakirijwemo bifatika byasaga nk'ibimpiriye, ariko Yesu yo kabyara arongera navuga ngo yatanze Satani kungeraho. Ikababwira akantu ariko katari ihame. Akenshi dukijijwe turavuga ngo nkimara gukizwa ngo nahise mu bibazo n'ingorane, ahubwo Imana yakurinze kuzabica mudakijwe kuko wari gusara. Yarabibonaga biza. Haleluya. Ibibazo n'ingorane byankomangiye nyuma y'amezi 6 nkijijwe. Iyo biza ntafite uwo mbwira, Yesu ataragezemo mba yarirukanse. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Yatanze amaboko y'umubi kugira ngo utabarwe, kugira ngo utazasara. Nahabwe icyubahiro. Haleluya. Ahageze haza ubuzima. Icyari kisa nk'ikiriho ariko cyarapfuye kigahabwa ubuzima. Haleluya. Niwe kuzuka, niwe buzima. Yabwiye bashiki ba Lazaro, arababwira ngo muribuka ko bari bamubwiye nyine ngo umusaza wacu turabizi, barabizera beza, turabizi ko azazuka ku munsi w'abapfuye. Urumva bari bafite amakuru y'umuzuko w'abapfuye, ariko Yesu arababwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo. Haleluya. Muri make muhagararanye na kuzuka na buzima. Haleluya. Muri kumwe nawe yaje iwanyu. Imana nishimwe. Uko niko Yesu ari. Haleluya. Ni buzima, nukuzuka, ariho arafatika. Imana nishimwe. Niwe wenyine ufite umwihariko wo gukura mu rupfu. Niwe simvuga urupfu rw'umubiri, niba navuga urupfu umuntu yapfuye ahagaze yishwe n'ibyaha. Uretse ko n'umubiri yinjiramo akazana ubuzima, ko ijambo rye ritwuzura ubuzima bugenda butwuzura. Abantu bafite ingingo zazutse. Haleluya. Ko yatuzuye harimo n'ibice bimwe bitangiye kubora. Akatubeshaho yo kabyara, akatwongera iminsi yo kubaho kugira ngo tumuvugire. Haleluya. Arababwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo. Turabizi ko musaza wacu azazuka ku muzuko w'abapfuye. Aravuga ati abantu n'inshuti zanjye, ariko ntibanze neza. Muribuka kandi ko yatinze nkana, bamutumye ati inshuti yawe irarwaye, akongera ngo agasibira bishaka kugira ngo bamenye ko ari we kuzuka n'ubugingo. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Ngo kuko amategeko yazanywe na Mose 17, ariko ubuntu n'ukuri ibyo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Abantu baragowe batizera Yesu, gusa Imana bahurira he nayo? Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wagize gute? Wayimenyekanishije. Imana yari mu bwiza buhambaye butegerwa. Paulo yabivuze mu rwandiko yandikiye Timoteyo 6:16. Aravuga ngo niyo yonyine ifite kudapfa, ngo iba mu mucyo utegerwa n'ubwiza bukabije. Muribuka ko yabwiye Mose ngo murebye ngo yapfa, yarangiza kandi ngo akamwiyereka, ariko hari bitakwirwa mu bwenge. Tuzabibona. Haleluya. Mose tuzajyayo. Amen. Ngo niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amen. Hanyuma ibyo bintu bitegerwa, ibyo bintu bihambaye, umwana w'Imana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe ugiye kubitumenyesha. Igihe kimwe Filipo yaramubajije, aramubwira ati twereke data wa twese ibintu biraba bikemutse. Aramubwira ati Filipo we, twabanye imyaka yose
kumbi ntiwamenye, umbonye ababonye data. Haleluya, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dukomeje ku murongo wa 19, Imana yashimye ko twihishurira mu mwana wayo ngo twegeranye nayo mu gitangaza kiruta ibitangaza, Imana kwambara umubiri. Haleluya. Tugeze ku murongo wa 19, ngo ibi nibyo Yohana yahamije ubwo abayuda bamutumagaho abatambyi n'abarewi bava mu Yerusalemu no kumubaza bati urinde. Iki kibazo rero kizakugarukaho. Iyo wiha kwakira agakiza no kurekera kubihisha, abantu bazakubaza batari ko ibyo ni ibiki wigize, wumva urinde. Wakwiye ibintu byo kwizera cyane bavuga atari ko wowe wumva urinde. Icyo wabwira uti ndi umwana w'Imana. Haleluya. Nawe rero baraje bamaze atari ko urinde ngo tujye gusubiza bakutubaza. Ayo majwi ntabwo ajya abura ku muntu wese uri mu rugendo watangiye gukurikira Yesu ku mugaragaro. Urinde, wigize iki, ibyo bintu wihaye ni iki? Yohana rero nawe bamutumyeho ngo nuko ntiyabahisha ukuri, ariko Yohana ndamukunda, ngo nuko ntiyabahisha ukuri, ngo ahubwo araberurira ati sinjye Kristo. Sinjye Kristo. Haleluya. Bimwe mu byorezo by'uyu munsi tugize Imana bakatwitiranya na Kristo, hari igihe twita tuvuga burya yari njye. Ariko Yohana aravuze ngo sinjye Kristo. Ngo nuko baramubaza ati tubwire uri Eliya? Nawe ati sindiwe. Bati uri wa muhanuzi? Arabasubiza ati oya. Baramubaza bati none se urinde ngo dusubize abadutumye, wowe wiyita nde? Ati ndijwi ryurangurira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Ndijwi, haleluya, riteguza inzira y'umwami, ntagire ikindi munyita, ndijwi, haleluya, rirangurura, ribahuza n'uwo mugomba guhura nawe. Mana nishimwe cyane. Icyama ubuzima bwawe bugahinduka ijwi. Mwibuke ko ijwi atari ukuvuga gusa, n'uburyo ubaho byabwira abantu ngo nimurebe umwami. Haleluya. Arababwira ati ngewe ndijwi, nta kindi, ndijwi ryurangurura mu butayu kandi babwira ngo nimugorore inzira y'Uwiteka. Imana nishimwe. 24, ngo abari batumwe bari abafarisayo. Nuko baramubaza bati none ubatiriza iki kutari Kristo, ntube na Eliya, ntube na wa muhanuzi? Ni nkaho Yohana yakababwiye ati ibyo muvuga ntimubizi, ngewe ni ibintu by'amazi gusa, ariko muri mwebwe, haleluya, hahagaze undi muntu mutari mwamenya. Uwo ntabatirisha amazi gusa, haleluya, uwo nguwo akingura ijuru. Imana nishimwe cyane. None urabatiriza iki kutari we, nturi wa muhanuzi, nturi Eliya, urabatiriza iki? Yohana arabasubiza ati ngewe ni ibintu by'amazi gusa, kandi nanjye Hortense ni ibintu by'amazi gusa. Ndabatirisha amazi gusa, ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya. Ubuzima bwacu bukwiriye kuba bupwentinga kuri we. Haleluya. Umwami w'abami. Ibyo turirimba n'ibyo tuvuga nuko tuba bikwiye kuba bipwentinga kuri we, kuko afite igisubizo cy'abantu bose. Mana nishimwe. Niwe kuzuka n'ubuzima, ariko ngewe sindi ukuzuka n'ubuzima kuko nanapfa mbere yawe. Mana nishimwe. Haleluya. Haleluya. Nge ndabatirisha amazi ngewe Yohana, ngo ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya. Uwo ni unsimbura kandi n'ibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ntitugereranywa. Erega Imana nyine kuko amagambo yabaye makene turayibwira ngo uruta abanyabwenge bose bo kwisi, uruta abatunzi. Oya, ntibanegeranye, ntibanagereranywa, ntibaba no mu cyiciro kimwe. Ariko kuko amagambo ari makene ko niko tuvuga. Turamubwira ngo uruta ibyitwa byiza, uruta izahabu n'ifeza. Serious, izahabu n'ifeza twegeranye kuko twabuze uko tubivuga. Yohana rero nawe mu mvugo ye arabwira ngo uwo ni unsimbura, muri make nge ndi integuza, uwo ni unsimbura kandi n'ibinkwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Bibiri kongera ikaturangira aho byabereye, ngo mutazagira ngo n'amakuru y'amahimbano. Ibyo byabereye Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohana yabatirizaga. Abantu rero badasoma Bibiliya bazi ko Bibiliya irimo ibintu by'uruvange, ako niba harimo igitabo kivuga inkuru ziri exact n'umwaka n'ahantu n'abari bahari, ni Bibiliya. Haleluya. Imana yacu tuyihaye icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Tukaba tugeze ku murongo wa kangahe? Tugiye kuri 29. Ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati uwo ni Yohana nanone, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uku guhishirirwa kuratangaje kuko mwibuke ko Yesu
n'ubundi yaraje gupfa, yaraje kuba igitambo nka ya ntama ya Pasika. Hanyuma Yohana arongera aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Iyi mvugo mbere ye nta handi hantu yari yavuzwe hafi aho ngaho, ariko guhishurirwa n'Imana. Umwana w'intama w'Imana ugira gute? Ugira gute? Ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Icyongereza kiravuga ngo taking away. Haleluya. Akuraho ibyaha by'abari mu isi. Niwe ufite umwihariko n'imbaraga zikuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu uri mwiza, wuzuye imbabazi, wuzuye imbaraga, wuzuye kugira neza. Haleluya. Ugira ati ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ndimo ndagasubiramo kugira ngo kicare mu mutima wawe, we kujya uvuga ngo byaranze, ngo ibi byaha byaranze. Nturamuriraho bihagije, nturamuryaho bihagije, ariko akuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze ubwinshi, ariko ubundi ni icyaha. Iyo akuyeho icyaha cy'abari mu isi, twa tundi n'udushami natwo tuzakurikira. Haleluya. Amen. Haleluya. Nituhagera muri Yohana igice cya 6 tuzumva uburyo yari arimo avuga. Aravuga ngo mwebwe muravuga ko umwariye manu cyagiye mu butayu, abayiriye bo barapfuye, ariko urya umutsima w'ubugingo ari we njyewe, uwo ntazapfa byiteka. Haleluya. Ni ukuraho icyaha cy'abari mu isi, umurya. Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo nturamuriraho bihagije, nta cyaha cyanze. Akuraho, afite imbaraga n'ubushobozi, akuraho icyaha cy'abari mu isi. Aravuga ngo undya. Uyu munsi icyo turya ni amagambo ye. Muri icyo gice kandi cya 6 ni naho yavugiye ngo amagambo mbabwira ni umwuka kandi ni ubuzima. Bibiliya y'Ikinyarwanda ikoresha ngo ni ubugingo, bikatuyobera ukuntu, ariko Yesu yaravugaga ninjye. Muri make undya ahabwa ubuzima. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro kabyara. Imana nihabwa icyubahiro. Kuri 30 ngo uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisiraheli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kugira ngo yerekwe Abisiraheli nicyo gituma ndirimba. Kugira ngo yerekwe Abisiraheli nicyo gituma mvuga ubutumwa bwiza. Kugira ngo yerekwe aba generation yacu nicyo gituma dukora buri murimo wari wo wose. Cyamizoka azikaba arizo mpamvu zidutera gukora icyo dukora icyo ari cyo cyose, kugira ngo yerekwe aba generation yacu. Haleluya. Sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisiraheli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Icyitwa umurimo wose dukora gikwiriye kuba ari kugira ngo aba generation yacu bahuzwe n'uwo mukiza ufite imbaraga zikuraho icyaha. Ubwo wankunda kaja, kanyumvira kaja, sinabasha kugukuraho icyaha, ariko we afite imbaraga. Haleluya. Kuri 30 uyu niwe navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo, oya aho twaharenze. 32 ngo kandi Yohana arahamya ati nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinarinye kubatirisha amazi, yambwiye iti uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo ni ubatirisha umwuka wera. Haleluya. Haleluya. Njyewe Yohana mbatirisha amazi, ariko uwo nguwo we abatirisha umwuka wera. Bishobora guhurirana, twaba turimo dusenga nakurambikaho ikiganza ukabatizwa mu mwuka wera, ariko aracyarinde, aracyariwe. Aracyarinde, aracyariwe. Ni ubatirisha umwuka wera. Haleluya. Kandi yaratubwiye ngo ko tuzi guha abana bacu byiza, ngo ese we ntazaha umwuka wera bamumusabye. Mana nishimye. Ni ubatirisha umwuka wera. 34 Yohana arakomeje ngo nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Murumva yari yabibwiwe, icyakora sinari muzi, keretse yuko yantumye kubatirisha amazi. Yari yarambwiye ngo uwo nzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo ni ubatirisha umwuka wera. Ngo nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagarana n'abigishwa be 2. Mwumve hano ukuntu haryoshye. Ngo yitegereza Yesu agenda, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana. Yakomeje kubihamya.
yongera guhamya kugeza igihe abigishwa ba Yohana bamwe bavuye kuri Yohana bagasanga nde? Yesu. Tuzaba tugeze ku ntego igihe mutazaba abigishwa ba Hortense, muzaba abigishwa bande? Ba Yesu. Haleluya. Nkabijwi gusa. Abakozi b'Imana bagushumbye hirya no hino bakabijwi. Tuba tutageze ku ntego. Iyo ubaye umwigishwa wa Hortense n'umufana wa Hortense, nk'inshuti ya Hortense, ariko ntuba umwigishwa wa Yesu. Muri make Hortense yabuze uhita urekera nako ntuba warabyigeze, uba warakoze ibisa nko gukurikira Yesu. Imana ishimwe. Ndabibabwirana urukundo rwinshi. Haleluya. Kandi babwira nyine ngo munkurikire mwumve n'ibyo mvuga kuko mvuga Yesu. Ariko intego no kuguhuza na Yesu. Imana nishimwe. Ngo yitegereza Yesu agenda. 36 aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana. 37 abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Mwabyumvise? Barabigishwa bande? Ba Yohana. Tuzaba tugeze ku ntego igihe ibyo tuvuga bizatubyarira abantu bakurikira Yesu. Haleluya. Icyo gihe nubwo napfa wakomezanya na Yesu. Imana nishimwe cyane. Icyo gihe ugize ibyago ugashunga n'umuntu ejo bikamucanga nkuko abo ku isi bose bajya bananirwa, wakomezanya na Yesu. Imana nishimwe. Ngo Yesu arahindukira 38. Ngo arahindukira abona bamukurikiye, arabaza ati murashaka iki? Baramusubiza bati Rabi, bari bamumenye. Risobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse he? Aravuga ati nimuze murahabona. Barajyana babona hacumbitse hari nk'isaha 10. Bahera ko bamarana na umwanya burira, batindana na Yesu. Abigishwa bahoza ari aba Yohana bumva amagambo Yesu ababwira, batindana nawe, barakomeza bamwigira, bamarana na umwanya burira. Haleluya. Mana nishi. Bamarana na umwanya. Kimwe mu kimenyetso cy'umuntu wavutse ni inyota yo konka. Umubebe yari muzima, iyo bamushyize ku ibere amenya kurishakisha gutya ni ikintu gikoze ku muntu agahita yonka. Kimwe mu bimenyetso by'uko twavutse ni inyota y'iby'Imana. Bamarana na umwanya. Haleluya. Abo tubwirangira ngo ntibari hano, abo turi kumwe dufite Imana inyota. Humura. Hari igihe umuntu aba avutse akagira Imana inyota akajya yumva afite ubukererwe. Oya, nta mubyeyi muzima usengera umwana we w'amezi 3 uvuga ngo Mana ngo mugendeshe vuba, ngo nagende niyirukanke nasimbuke primaire nagere muri kaminuza. Oya, umurimo w'umubyeyi ni ukumugaburira, ni ukumukorera isuku, ni ukumwoza. Byanze bikunze uwavutse azakura, nakomeza ko no kurira ku mata adafunguye y'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana, azakura. Wigira pressure, wigira pressure. Wowe inyota nitokorwa abari buzajya ugira ikibazo. Ese ko nagikumbura kumva iby'Umwami, ese ko bisigaye bindambira nabaye iki? Imana nishimwe. Hari igihe umwanzi atugosora kumva nta jambo rikigufasha, kavutuzo baravuga iki bataravuga. Dore none badukanye ibintu byo gusoma umurongo ku murongo. Ngeze nagwisomera ndi mu rugo. Imisi yo kugosorwa igibaho, ariko hakwiriye guhungirwa ni ku Mwami. None agosorwa ujye ugosorwa ugana aho ari. Imana nishimwe. Haleluya. Bamarana na umwanya. Abo Yesu yagezemo bahorana ishyaka n'inyota, bahora bumva bashaka ibintu byinshi kubimenya, 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 kubimenya. Nagize umugisha wo gukizwa ngira inyota. Murabizi bundi abantu bashyashya baje mu rusengero bakunda kwicarira inyuma. Haleluya. Abantu bari muri twebwe batamenyera ibintu bya kirokore, babona dusakuza twamara amaboko, nanjye nari meze ntyo, abantu bazamura amaboko nkajya nibaza icyo babaye. Ukenya azamura yose. Ariko icyo shibira Imana ni inyota. Nari nkiri umushyitsi muri urwo rusengero, ndi mushyashya, ariko ko numvaga afite ibintu byinshi ngomba kumva. Kandi akaba hari abantu baza amateraniro bakererewe banca imbere. Nayitiye ku ntebe y'imbere, hanyuma nicara imbere nyine nkahariye kugira ngo mbyumve byose, nta kintu kindangaza. Ndashima Imana itanga inyota ku muntu ukura atarigeze akora no kuri Bibiliya. Hayi, Imana yuzuye imbabazi no kugira neza. Haleluya. Imana nishimwe. Kuri 40 kandi kantu karanga abantu Yesu yagezemo bahorana ishyaka ryo kubibwira abandi.
Andereya n'umuvandimwe wa Petero niwe wamuzanye. Ngo Andereya mwene se wa Simoni Petero. Andereya yari mu bigishwa ba Yohana. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Igihe Yohana yavuga ngo nguri umwana w'intama w'Imana, ngo abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Tuzi Petero n'imirimo ihambaye myinshi yanditse muri Bibiliya, naho igicucu cye gikiza abarwayi, ariko umugabo wamuzanye ku mwami. Haleluya. Izina rye rishobora kutamenyekana cyane, ariko yakoze umurimo w'igitangaza. Mujye mubwira abantu ibya Yesu, si twe dukiza. Imana ishimwe. Ngwino urebe twabonye Mesiya. Amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza. Yesu uzi bikurikiraho n'iby'imyaka iza. Twebwe turebye abantu tubarebera muri none, tukabarebera uko bameze, niba ari umusinzi tukamubona uko, niba ari ikirara tukamubona, niba ubuzima bwaramucanze tukamuboneraho. Ariko Yesu ukubita amaso ku muntu akareba hakurya, agasobanukirwa icyo Imana yaramuremeye, akitegereza Simoni. Haleluya. Ngo Yesu aramwitegereza, aramubwira turi Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanurwa ngo ibuye. Muribuka Simoni uko yari ameze? Muribuka nuko gutungana kwe kwafashe igihe? Muribuka n'ubuhubutsi bwe? Muribuka no kubivanga? Ariko Yesu akamureba, kuko azi ibyanditswe ku buzima bwa Simoni. Simoni atarabaho. Mana nishimwe. Umwami Yesu adutiza amaso nkaye. Twongera abantu amahirwe, twe kwima abantu amahirwe. Haleluya. Abagore Yesu ashimwe, mwongere banda amahirwe. Abagabo haleluya. Ababyeyi haleluya. Twongera abantu amahirwe, twongera abavandimwe bacu amahirwe. Erega nabo bahura na Yesu ibintu bigahinduka. Uyimukatira burundu ngo umusibe ujugunye, ko yahura na Yesu bigahinduka. Ikindi nasanze umuntu ubuzima bwangiritse cyane, nawe wiyangije, niwe muntu ukeneye urukundo rwinshi, kuko burya nawe ubwo ari yanga. Mwami Yesu aduha umutima nk'uwe. Ntabwo byoroshye cyane cyane harimo guhemukirana nko kumubashakanya n'ibindi no mu bavandimwe, ariko Yesu adutiza umutima nk'uwe. Duhagarare nk'abinginzi babacu. Haleluya. Ikindi ngo yatubukije ijambo ry'umwuzuro mu Kinyarwanda ariko bavuze, ariko ni ijambo rya reconciliation. Yatugize, yamaze kwiyunga natwe, aduha umurimo wo kumwunga n'abandi. Mana nishimwe. Haleluya. Ngo bukeye bwaho 43 Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo, aramubwira ati nkurikira. Burya ijambo ry'Imana ryose rica mu matwi yawe. Indirimbo iramya Imana, ikintu cyose kivuga ku mwami gica mu matwi yawe. Burya cyari kirimo invitation, cyari kirimo ubutumire bukubwira ngo nkurikira. Za pancarte wabonye, ibintu byose ubona biganisha kuri Kristo, hari harimo ubutumire bukubwira ngo nkurikira. Wikwirengagiza ubutumire bw'umwami w'abantu, kandi ufatanye n'umwuka w'Imana gutumira abandi. Haleluya. Aramubwira ati nkurikira. 44 Filipo yari uwi Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Murumva ko bihera hafi. Burya barya abantu b'inshuti zawe, musanzwe muganira, murangirana aho mwadodesheje imyenda, murangirana aho mujya muri saro, murangirana wabasutse, murangirana ahantu hari screen nziza mushobora kureraho umupira. Barya abantu babugufi, barya abantu wahawe kubabwira Yesu, kuko musanzwe mugendana mu bintu byinshi. Iyo batumiye barakumva kuruta kumva umuntu wakuri. Imana nishimwe. Ngo Filipo abana Natanayeli. Amen. Filipo yaje, baramuhamagaye, yaraje, nawe agiye guhamagara abandi. Muri make abigishwa ba Yesu bose barahamagaranye. Bamwe baravukanaga, abandi barahamagaranye, baturukaga hafi ahantu hamwe. Ngo Filipo abona Natanayeli, aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati mbese Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Ngira ngo yakubise nk'agatwenge, aravuga ati Filipo nawe rwose baguteye igipindi kiragufata. Natanayeli aramubaza ati mbese Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ikintu cyiza dukwiriye gukora. Aramubwira ngo ngwino ugere gute? Ngwino urebe. Muri make simfite byinshi byo kuvuga, nta n'imirongo ya Bibiliya myinshi iranzamo, ariko ngwino ugere gute? Ngwino urebe. Imana nishimwe. Wirambirwa kubwira abantu ngo baze barebye, nawe ubwo wikomeza wirekeraho, komeza kureba ku mwami, kandi nturambirwe kubibwira abantu. Hari abantu mitima yabikinguka kuko twabashyizeho kimeze nk'igitutu cy'ubutumire. Kongera ukamutumira akagukwepa, kongera ukamutumira akageze igihe akazavuga ati kugira ngo mukire
kuko dukundana reka nzi ngwino urebe. Yaza agahura n'umwami w'abantu, ubuzima bwe bugahinduka. Ufite ikintu gikiza si n'amagambo tuvuga, ni Imana iyacamo. Hari igihe utumira umuntu ugasanga bigisha inyigisho wumva itakora, kuko hari nk'ahantu uzi ikibazo cye wumvaga ariho bari buganishe ukagira ngo nibyo bikiza. Oya, Yesu arihagije. Ahavugwa yikorera imirimo. Haleluya. Yesu abona Natanayeli 47, abona Natanayeli aza aho ari, amuvugaho ati dore Umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Ariko Yesu ni mwiza, hasi ukuntu arwaza abantu b'ubwoko bwose. Muribuka Natanayeli uko yaje ameze, nta cyiza cya Nazareti, ariko araza. Ariko Yesu abona Natanayeli ntiyamuciraho iteka, kandi mwibuka ko Yesu we abona ibyo mu mutima. Ariko we wabonye kamwe, tubona akantu kato duhita duciraho abantu iteka. Abo twabonye ngo ni abarozi ntitwakongera kubaramutsa. Ngo Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvuga ati dore Umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli amubaza ati wamenyeye hehe? Yari yize. Wamenyeye hehe? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati Rabi. Murumva ukuntu ahise ahishurirwa vuba, ahise ahishurirwa Kristo. Haleluya. Ahise amenya ko ari umwigisha ukomeye. Ngo Natanayeli aramusubiza ati Rabi, wumve ukugwishurirwa, uri umwana w'Imana koko. Muri make Filipo yari yaje amuha amakuru mu nzira barimo bagenda. Noneho Natanayeli aremeye, ahise amuga ati uri umwana w'Imana koko. Arenzaho nakandi aravuga ngo ni wowe mwami w'Abisirayeli. Guhura na Yesu gusa, mureke tuvuge Yesu, bike twamenye kuvuga tubivuge, ibyo akora twamenye tubivuge. Ahuye na Natanayeli gusa gato, aravuze ngo Rabi, mwigisha ukomeye, aragira ngo ati uri umwana w'Imana koko. Mukanya namenye ko ari umwami, uri umwami w'Abisirayeli. Yesu arihagije gutaha mu mutima w'umuntu, nubwo umutima waba umeze nk'ibuye. Yesu arihagije. Imana nishimwe. Haleluya. Ngo Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Umva kari akantu gakurikira, uzabona ibiruta ibyo. Yesu ni irembo. Yaravuze ngo umuntu ninjira muri njye, haleluya, azabona iki? Urwuri. Utangajwe nuko mvuze ibyo aho wari uri, uzabona ibiruta ibyo. Nimureke tumwegere, tumugirire inyota, amagambo y'uyabemo. Wabyumvise utabyumvise uyabemo, uzabona ibiruta ibyo. Uzabona ibiruta ibyo nakwigisha, uzabona ibiruta ibyo wasomye. Azagenda kwihishurira, kuko rega nicyo cyifuzo cye. Haleluya. Gakondo arongera aramubwira ati nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Ijuru rizabakingukira, muzabona ibirenze ibi ngibi. Kaduhaguruke dusenge Imana. Mwami Yesu abaho umugisha. Haleluya. Ndasaba umwuka wera ngo gutera inyota, ijambo ry'Imana rihinduke rizima muri wowe, urushaho kwifuza guhishurirwa Kristo. Kuko ibi ngibi yabwiye Natanayeli nibyo atubwira, uzabona ibiruta ibyo. Ubikiwe ibiruta ibyo wamenye, ubikiwe ibiruta ibyo wamenye. Ni mugari cyane, nta muntu uramumenya nk'uko ari. Urukundo rwe ni insondable, ntabwo waruvuga ngo ururangize. Imbabazi ze ntizigira akagero, dusogongeraho gakeya tukanyurwa. Yaratubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Arakomeza aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye. Aravuga ngo munyigireho kuko ni mugari, ntiwamwiga ngo umurangize. Munyigireho. Akomeza atubwira ngo noneho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ntabwo ari uko afite imbaraga zo kutaruhura, ahubwo tumwigiyeho gakeya nshuti zanjye. Ntabwo ari uko ako kagozi n'akarimo ka kamere kakikuriho kandi warakijijwe kanze gucika, ahubwo tumwigiyeho gatoya, dusabanye n'ibyo avuga gakeya. Reka dusabana n'ijambo ry'Imana, niwe tuba turimo gusabana. Ntabwo ahari ngo tumurebeshe amaso, ariko ibi murimo byose yarabiduhaye mu ijambo rye kugira ngo tumumenye, tumwigireho, twakire ikiruhuko cy'ukuri. Yaratinyutse azi uko isi imeze,
azi umutware w'isi Satani, ariko aravuga ngo itorero ryanjye nzaryubaka ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Ntibyagenwe ko umwizera agira intege nke, ntibyagenwe, kuko nitwe torero. Amarembo y'ikuzimu ntafite imbaraga zo kutubasha, ariko tumwigiyeho gake. Kuri pulpite hahindutse urwenya, hahinduka komedi. N'ababikora ntibabikora babishaka cyangwa babizi, ni uburiganya bwa Satani kugira ngo tutamwigiraho. Kuko iyo twamwigiyeho duhinduka ingabo, tusobanukirwa umugambi afite ku buzima bwacu, turekeraho kubaho ku bwacu, kuko yuzuye urukundo akakurukuzuza ku buryo udashobora gukomeza kubaho ku bwawe. Uravuga uti uyu muntu wankunze atya, nta kindi mbereyeho, imyaka nsigaje nta kindi. Kubaho kubwe simvuga kuba umuvugabutumwa, ariko no gukonekita aho uri hose, ku isoko ry'umurimo, mu kazi gasanzwe, ariko ukonekise n'ubwo bwami, ubereyeho we ahagutereka hariho hose, akakuzura ya migezi y'amazi y'ubugingo igatemba iva mu nda zawe, ukagira ubuzima butari mwumwuma. Ubwo bushobozi buri muri we. Wishakira igisubizo ahandi, wishakira solution ahandi. Kuriya yabwiye Marita na Mariya ko ntimwabimenye ko muhagararanye na buzima na kuzuka, muhagararanye nawe. Dufite ibintu byinshi bipfa mu buzima bwacu, tukashakira igisubizo kure ya buzima na kuzuka, tukirwanaho. Hagendwa nira n'umwana w'Imana, ariko nkumva solution zose arimo gupropose zose ni nk'uko isi babigera, mbese bimeze nko guteka umutwe, tugakomeza tukabindushye. Twarahuye na kiruhuko, twarahuye na buzima, tugakomeza tukarushika no guteka imitwe. Arihagije, arihagije, kuko ubuzima bwuzuye bufite amahoro atemba. Arihagije kuzura ibyapfuye muri wowe. Nutumbira Yesu uzasa nawe. Ni wowe wenyine duhanga amaso, ntibishire, ntibirambirane. Ni wowe wenyine twavuga ibigwi ntibishireyo. Nutumbira uzasa nawe. Yari yuzuye ubuntu n'ukuri, kandi nibyo twahawe. Ni umuntu ugeretse ku wundi. Ntabwo yagusize uri wenyine, yaguhaye ubuntu bwo kuba muri iyi si idukaraba. Ufite ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe, muri buri kintu cyose kikugoye, burya ubuntu burahari. Iryatuze Daniyeli yamanukanye mu rwobo rw'intare ni ubuntu, kuko yari umuntu nkatwe ushobora kwikanga intare, ariko ubuntu buducisha muri buri situation twaramuha kumukomeza kumutumbira. Nutumbira Yesu uzasa nawe.
nje kwakira ubuntu bwo kutagukuraho amaso. Namenye ko wari wuzuye ubuntu n'ukuri kandi akaba ari byo twese twahaweho. Ndagushimira icyo wakoze ku bwanjye. Ngwiriza inyota mu mutima wanjye. Reka dusabe Mwuka Wera atugwiriza inyota. Data, turagushima ko inyota waduhaye itugejeje aha ngaha uyu munsi. Twicara dutegera ibyo uvuga, twigira ku birenge byawe. Turisengeye twese abahungu bawe n'abakobwa bawe. Mwuka Wera turakwihaye, tuguhaye ibitekerezo byacu, tuguhaye ubwenge bwacu, tuguhaye amasaha yacu, tuguhaye akazi kacu, tuguhaye inshingano zacu. Turabiguhaye kugira ngo muri byo utwigishe uko tugutumbira, utwigishe uko twigira ku birenge byawe, utwigishe uko tuguhanga amaso, utwigishe uko tutakukuraho amaso, utwigishe uko dukomeza kwigishwa nawe no kwigira kuri wowe, kugira ngo ibikuzuye byose wamaze kuduha bibe manifeste, bikorere muri twebwe, byambara umubiri, bigaragare muri twebwe, kuko warabiduhaye hashize imyaka irenga 2000 ngo wari wuzuye n'ubuntu n'ukuri, kandi aho niho tuvoma. Waduhaye ibyo byose bikuzuye, mwami w'aba. Duhe gusabana nawe gitondo n'umugoroba, duhe gusabana nawe turera abana, duhe guhora dusabana nawe dukora akazi, duhe guhora dusabana nawe ducuruza, duhe guhora dusabana nawe turi mu ngendo, kuko utatubereye Imana yakuri. Uri Imana yuzuye isi yose n'ijuru, ukaba uri n'Imana iri muri twebwe. Bwa bwiza bwawe butegerwa, cya gitinyiro cyawe byose wabishyize mu mwana wawe, urangije uramutwegereza, turamuhishurirwa. Ntiwabishyira kure y'umuntu wese. Turasenze mwami ngo akanya tumaze ku birenge byawe katubyarira indi nyota yo guhora dusiganwa tuzahura. Buri muntu wese muri twebwe umufiteho umugambi, ufite ibyo wanditse ku buzima bwe atarabaho n'umunsi n'umwe muri cya gitabo cyawe nk'uko twasomye mu ijambo ryawe. Muhe kuguhishurirwa kugira ngo abashe kwimenya. Muhe kuguhishurirwa Kristo kugira ngo abashe nawe kwimenya. Urakoze Data, urakoze Data. Uratinyutse uratuma kuko Data gukunda ngo niko natwe dukundwa kuri icyo kigero cye. Uko urukundo rusaba imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo bakire ikiruhuko cy'ukuri. Urukundo rwawe rubabyarira imbaraga, urukundo rwawe rubabyarira ubuzima. Cyari igipfuye cyose cyakira ubuzima, kuko turi kumwe na kuzuka na buzima muri twebwe. Reka ikintu cyose cyari cyumaganye cyakira ubuzima, ikintu cyose cyari kirimo kirenga kimucika kandi yarakigenewe cyakira ubuzima. Ngo aho ugeze hose haza ubuzima. Uko ayo mazi yavaga mu rusengero ngo hageze hose akagenda haba ubuzima, niko Yesu wageze muri wowe agenda haba ubuzima. Reka ibitekerezo byari bipfuye, reka ibyiringiro byari bishize byongere byakira ubuzima. Urakoze mwami w'abantu, turagushimiye ko wabanye natwe, turagushimiye ko waduhaye amasaha yo kukuramya no kwicara ku birenge byawe. Abana bawe bahabwa umugisha. Mwuka Wera ubaganirize birenze ibyo navuga. Imbaraga zawe zuzure mu buzima bwawe, kubaho kwawe kube kwinshi, bakumve, basabane nabo gitondo n'umugoroba. Winjiye arushye wabure n'ikiruhuko cy'ukuri. Urakoze Papa, icyubahiro cyose, gukomera kose, ubwenge bwose, bwiza bwose, ubudahangarwa byose ni ibyawe. Dusoza amateraniro abandi basohoka, niba umutima wawe wakingukiye Yesu, wifuza kugirana nawe isezerano, ndagusaba ngo uze kuza kutwegera hano imbere. Wifuza kumwimika, wifuza kubyatura n'akanwa kawe, niba umutima wawe wizeye, nawe uvuga nka ziriya ntumwa nshyashya, uvuga ngo uri umwana w'Imana koko, ni wowe mukiza w'ubuzima bwanjye. Abakwemeye bakakwizera bose wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Karibu tugufashe gusenga, wimike Yesu mu mutima wawe, nawe uyu murage wabera uhinduka umugabane wawe. Amen. Kugira neza kwawe kubane n'ubwoko bwawe busubira mu mago yawe, akumve, tugende tuguhishurirwa umunsi ku munsi. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.
mwami Yesu abaho umugisha cyane, duhane lifuti turamukanye.